Ikeyira haratewe. Hamaze guterwa ngo Dawidi aho yari ari bamubwira inkuru ko Ikeyira hakoze iki hatewe. Amaze kubimenya ntabwo yihutiye, reka twumvikane tutiya, ntiyigeze yihutira guhaguruka nawe ngo agenda atera. Niki cyabiteye? Dawidi mu bintu byose yakoraga yagishaga inama Uwiteka. Yari afite ingabo, iyo dusomye biradusanga yari afite ngo abagabo b'imbaraga 600 kandi ngo batojwe kurwana babahanga rwose. Ariko icyatumye atihutira kujya gutera niki? Yari akeneye inama y'Uwiteka. Aha Bibiliya iratubwiye ngo Dawidi abanza arapfukama, ntiyumvira ibyo abantu bamubwiye ngo ahite yihuta. Arabanza arapfukama ajya ku mavi, aravuga ngo ko numvise ko bari abantu batewe, nkora iki? Nicyari nanjye ndekera aho ngaho cyangwa mpaguruke njye kubafasha mbarwanire? Ngo Imana iramubwira ngo genda utera Abafilisitiya kuko mbakugabije uzabafata mu maboko. Haleluya. Oh haleluya. Baraga. Noneho ngo Dawidi akimara kubyumva aravuga ngo ubwo ndi kumwe n'Imana byose biroroshye, byose byakunda. Igihe cyose mu rugendo rwawe uzagendana n'Imana uri kumwe n'ijwi ry'Imana, ntukagire ubwoba. Niwumva neza ko hagurukanye n'Imana, ijwi ry'Imana riri kumwe nawe, ntukazagira ubwoba. Mu rugendo rwawe bizaba byiza. Haleluya. Dawidi ngo arahaguruka, ngo aragenda, ngo afata abasirikare. Buretse wumva amagambo abatavuganye n'Imana, amagambo bihutira kuvuga. Babagabo be babasirikare 600 ngo bo ntibari bigeze bumva ijwi ry'Imana. Ngo baramubwira ngo ngo ko dutangiye kumva turi gutinyiza ingabo z'Abafilisitiya tukiri hano, ngo none turamuka tugezeho bizagenda gute? Ibyago n'amakuba babikubwiye mu ntoki ntibirakugeraho, babikubwiye mu matwi ntibirakugeraho. Urimo urabyumva watangiye kugira ubwoba, ari kwizera ijwi ry'Imana. Umuhungu witwa Rehobowamu niwe wakomeje ubutegetsi n'ubutware bwande bw'Abisiraheli. Ariko kubera icyaha Salomoni yari yakoze, Imana yaje kubacamo kabiri. Imana icamwe imiryango y'Abisiraheli kabiri. Imiryango 10 iyihereza Yerobowamu wakoreshaga iwaguruka. Baragenda ngo barabatsinda, barangije barabanyaga, bagarura iminyago, ngo babantu bikera baba mahoro. Imana ishimwe. Uzaba mahoro igihe uzagendana n'Imana. Uzaba mahoro igihe uzumvira ijwi ry'Imana, igihe utazita ku byo abantu bavuze. Haleluya. Igihe utazita turi ku ijambo rivuga ngo kugisha inama Uwiteka. Ntukagendere ku bitekerezo abana b'abantu baguhaye, ntugakunde kugendera ku nama z'abantu kuko zirayobya. Reka wumve uyu mwuzukuru wa Dawidi, umuhungu witwa Yerobowamu. Dawidi yarongoye uriya mugore. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. CYANE Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane CYANE Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana CYANE Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 CYANE Studio ni igisubizo cyawe. Imana inzira. Reka dusome mfasha ndebera ijambo ry'Imana riri muri Samuel wa mbere ibice 23. Dusome uhereye ku murongo wa mbere urangize n'umurongo wa 5. Dusome izina rya Yesu. Samuel wa mbere ibice 23 uhereye ku murongo wa 4. Bukeye babwira Dawidi bati, uzi ko Abafilisitiya barwanye Ikeyira. Niko Ikeyira bagasahura ingano ku mbuga zabo. Dawidi niko kugisha Uwiteka inama ati,
mbese njye gutera abo bafilisitiya. Uwiteka asubiza Dawidi ati genda utere abafilisitiya ukize ab'i Keyila. Ariko abantu ba Dawidi baramubaza bati mbese ubwo tugiriye ubwoba hano i Buyuda nitugera i Keyila kurwana n'ingabo z'abafilisitiya bizacura iki? Nuko Dawidi yongera kugisha Uwiteka inama. Uwiteka aramusubiza ati haguruka umanuke ujye i Keyila kuko nzakugabiza abafilisitiya. Gatanu tuvuze tugiye gatanu nushaka kurekera Imana iguhereza umugisha. Ongera kandi udusomere Abami ba mbere ibice 12 ibice 12 uhere ku murongo wa 3 urangize na 11. Ni ibice 12 uhere umurongo wa 3 urangize kuri 11. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abami ba mbere ibice 12 ku murongo wabo wa 3. Arabasubiza ati nimugende mumare iminsi 3 muzaze munyitabe. Nuko abantu baragenda, maze umwami Rehobowamu aherako agisha inama abasaza bahakwaga na se Salomo akiriho. Arababaza ati murangira nama ki uko nsubiza abo bantu? Baramusubiza bati niwemera kwigira umugaragu w'aba bantu uyu munsi ukajya ubakorera ukabasubiza amagambo meza, nabo bazakubera abagaragu iteka ryose. Ariko yanga inama agiriwe n'abo basaza, ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye nawe bamuhatsweho. Arababaza ati murangira nama ki turi busubize abo bantu bambwiye ngo nimborohereze uburetwa data yabakoreshaga. Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati uzabwire abo bantu bakubwiye ko so yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko ngo woweho ububohoreze ububorohereze, ariko wowe ububorohereze ubasubize utya uti agahera kanjye kazaruta ubunini ikiyunguyungu data. Rimwe na rimwe ariko nubwo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye, yewe nzabarukirizaho. Data yabakubitishirizaga ibiboko, ariko ijeho nzabakubitisha ikorofiyo. Imana ikugirire neza cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo kuyoboza Imana inzira. Haleluya. Iyo umuntu w'umukristo wamenyereye Imana, iyo ashaka gukora urugendo rwe neza no gukora ibikorwa byiwe neza kugira ngo ubuzima bwe butekane, nuko agomba kugendana n'ijwi ry'Imana. Kandi ugomba kumenya uburyo wamenyeranye n'Imana. Niba ibintu byose watangiye gukora waratangiye kubikora uyoboza Imana, Imana ivugana nawe, n'uyu munsi ntukwiriye gucogora. Ugomba kwirinda inama z'abantu, kuko inama z'abantu zirakuyobya. Dusomye amagambo ya mbere wabanje kudusomera. Ikeyila haratewe. Hamaze guterwa ngo Dawidi aho yari ari bamubwira inkuru ko Ikeyila hakoze iki? Hatewe.
amaze kubimenya ntabwo yihutiye, reka twumvikane inshuti yanjye, ntiyigeze yihutira guhaguruka nawe ngo agende atera. Ni iki cyabiteye? Dawidi mu bintu byose yakoraga yagishaga inama Uwiteka. Yari afite ingabo, iyo dusomye biradusanga yari afite ngo abagabo b'imbaraga 600 kandi ngo batojwe kurwana b'abahanga rwose. Ariko icyatumye atihutira kujya gutera ni iki? Yari akeneye inama y'Uwiteka. Aha Bibiliya iratubwiye ngo Dawidi abanza arapfukama, ntiyumvira ibyo abantu bamubwiye ngo ahite yihuta. Arabanza arapfukama ajya ku mavi, aravuga ngo ko numvise ko bari abantu batewe, nkora iki? Ni icyari nanjye ndekera aho ngaho cyangwa mpaguruke njye kubafasha mbarwanirire? Ngo Imana iramubwira ngo genda utera Abafilisitiya kuko mbakugabije uzabafata mu maboko. Haleluya. Oh haleluya. Baraga. Noneho ngo Dawidi akimara kubyumva aravuga ngo ubwo ndi kumwe n'Imana byose biroroshye, byose byakunda. Igihe cyose mu rugendo rwawe uzagendana n'Imana uri kumwe n'ijwi ry'Imana, ntukagire ubwoba. Niwumva neza ko hagurukanye n'Imana, ijwi ry'Imana riri kumwe nawe, ntukazagire ubwoba. Mu rugendo rwawe bizaba byiza. Haleluya. Dawidi ngo arahaguruka, ngo aragenda, ngo afata abasirikare. Buretse wumva amagambo abatavuganye n'Imana, amagambo bihutira kuvuga. Babagabo be b'abasirikare 600 bo ntibari bigeze bumva ijwi ry'Imana. Ngo baramubwira ngo ngo ko dutangiye kumva turi gutinya izi ngabo z'Abafilisitiya tukiri hano, ngo none turamuka tugezeho bizagenda gute? Ibyago n'amakuba babikubwiye mu ntoki ntibirakugeraho, babikubwiye mu matwi ntibirakugeraho, urimo urabyumva watangiye kugira ubwoba, ariko izera ijwi ry'Imana. Haleluya. Izera icyo Imana yagize gute yavuze. Reka kumvira ibyo abantu bakubwira, reka gutekereza cyane ku mbaraga ikibazo gifite, ahubwo kurikirana icyo Imana yagize gute yakubwiye, kurikirana icyo Imana yagize gute yavuganye nawe. Icyo aba ari cyo agaciro kurenza ibyo abantu bagira gute bakubwira. Ngo ko dutangiye kugirira ubwoba hangaha, nituramuka tugeze imbere y'abari abagabo biragenda gute? Tutala stipobreria. Ngo Dawidi arababwira ngo ariko ndizera ijambo ry'Imana. Dawidi ngo yumvise abo bantu atekereza n'imbaraga z'Abafilisitiya, aravuga ngo reka ne kwihuta guhita ngenda. Ngo bwa kabiri kandi ndabizi ko wahasomye, ngo bwa kabiri arongera agira gute ajya imbere y'Imana, abwira Imana ngo Mana ntere cyangwa sintere, ijwi numvise ni iryawe cyangwa ntabwo ari iryawe. Ngo Imana iramubwira ngo nakubwiye ngo tera. Haleluya. Haleluya. Genda turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Reka kumva ibyo abantu bakubwira. Dawidi ngo aragaruka aravuga ariko mfite ijambo rya nyiri ijambo, nimuhaguruke tugende. Maze ngo abagabo bamaze kubyumva barahaguruka baragenda, ngo barabatsinda, barangije barabanyaga, bagarura iminyago, ngo babantu bikera baba mahoro. Imana ishimwe. Uzaba mahoro igihe uzagendana n'Imana, uzaba mahoro igihe uzumvira ijwi ry'Imana, igihe utazita ku byo abantu bavuze. Haleluya. Igihe utazita turi ku ijambo rivuga ngo kugisha inama Uwiteka, ntukagendere ku bitekerezo abana b'abantu baguhaye, ntugakunde kugendera ku nama z'abantu kuko zirayobya. Reka wumve uyu mwuzukuru wa Dawidi, umuhungu witwa Yerobowamu. Dawidi yarongoye uriya mugore, yarongoye umugore wa Uriya amubyaraho Salomoni. Kandi Salomoni uyu ni umwana wavutse mu bana ba nyuma ba Dawidi, ariko Imana imuha igikundiro iramukuza, ngira ngo kwari uburyo bwo kumubara uwo barkuko iki yari yapfuye. Noneho ngo uyu Salomoni Imana iramukuza imuha ubwenge ndetse imusiga n'igikundiro, ibwira Dawidi ngo uyu niwe mwana uzagera gute uzagusimbura ku ntebe. Hanyuma nubwo Salomoni yakoze amakosa akarongora abagore benshi kandi harimo n'abanyamahanga, ariko yaje kubyaramo umuhungu witwa Rehobowamu. Uyu muhungu witwa Rehobowamu niwe wakomeje ubutegetsi n'ubutware bwande bw'Abisiraheli. Ariko kubera icyaha Salomoni yari yakoze, Imana yaje kubacamo kabiri. Imana icamwe imiryango y'Abisiraheli kabiri. Imiryango 10 iyihereza Yerobowamu wakoreshaga iwabo ibwami inzu z'ubwubatsi, niwe wubakishaga Yerobowamu. Icyo gihe ngo yari yarahunze, ariko agarutse Salomoni amaze gutanga, ngo Rehobowamu igihe bari gutoranya Rehobowamu kugira ngo amusigarire ku ngoma, ngo Yerobowamu aragaruka. Yerobowamu agarutse, ngo nibwo abantu bagiye babwira Rehobowamu, baramubwira ngo turashaka kugira ngo tukubaze iki kintu, ko iso
yadukoresheje imirimo y'agahato akadutwaza nabi, wowe urateganya kudukoresha ute? Abantu bari bafite amakuru ko Rehobowamu naramuka bagoye barajya kwa Yerobowamu, akaba ari ugira gute, akaba ari ubakoresha. Ariko ntibyari gushoboka kuko Imana yari yamaze gucamo Abisirayeli kabiri, buri gipande yagihaye cyacu. Ababenyamini n'Abayuda bagombaga gusigara ukwabo, Abisirayeli indi miryango yindi yose isigaye bagombaga kugira gute, kuyoborwa na Yerobowamu. Noneho ngo uyu mugabo Rehobowamu akimara kumva uko Abisirayeli barimo kumubaza bati uzatuyobora ute, nawe ngo aragenda aravuga uti ntabwo ngiye nabyishoboza, reka noneho rero njye kugisha inama abasaza. Umuntu ngaho yakagengwa apfukame asenga Imana, agisha inama bande, abasaza ngo babanye na se, bamaze kumugira inama. Mu by'ukuri abo basaza bamugira inama iri mu mwuka wera, ariko ntiyigeze ayitaho. Baramubwira ngo rero icyo abantu bashaka, genda uce bugufi uba umugaragu wabo. Wowe niwemera kuba umugaragu wabo ukabakorera, abantu uzababasha. Ariko nuramuka uzanye ibitekerezo byo kwiyumva kuri icyo uri cyo, ko ari wowe ugomba kuzajya utanga amatangazo, ibyo uvuze bakakwemerera, icyo gihe uzagira ibibazo bikomeye, ubwami bwawe buzaba ubwami bugoranye cyane. Ngo yumva ibyo abasaza bamubwiye ari ibintu bidafite agaciro. Ngo maze kumva ko abasaza bamubwiye ibintu atashobora, ngo aragenda kandi ntiyabiha agaciro, aragaruka ajya kugisha inama abasore. Ngo babyirukanye, Bibiliya ivuga ngo ni abasore babyirukanye, abo bakinanye umupira, abo basangiye. Warangije arabwira ati dukore gute ko abantu bashaka kugira ngo bamenye uburyo ngomba kubatwaza, dukore gute, njyewe mbayobore gute? Ngo abasore baramubwira bati rero va muri ibyo ngibyo, wowe ibyo bintu by'abasaza n'ibiki byose bivemo, ugende wabwire ngo agahera kanjye kazaruta ikiyunguyungu. Ataka agahera kanjye muri kureba kazarusha imbaraga ikiyunguyungu. Ni ukuvuga ngo ngewe nintegeka ijambo rito gusa rizagira imbaraga kurusha amagambo yoroheje data yagize gute, akomeye data yababwiye. Kurusha amagambo akomeye, ijambo ritoya ku buzima bwanjye rizaba ijambo rikomeye kurusha amagambo akomeye data yagize gute, yababwiraga. Ngo kandi data yabakubitaga ibiboko, yabakubitishaga imikoba, ariko njyewe nzabakubita sikoropiyo. Nzabakubita sikoropiyo, ni bya bintu bakubita inyama zigahita zomoka zikazamuka. Urimo kureba. Noneho ngo abantu babyumvise baravuga bati kandi rero dore uyu nguyu. Ubwo n'Abisirayeli bose bari bakunganye bari hamwe, bati rero noneho uyu nguyu turi kumva uyu nguyu imiyoborere yiwe izatugora rwose. Kubera iki ibintu bibaye ibibazo, ngo bahita bamucikaho. Abisirayeli bose barahomboka bajya kuyoboka umugabo witwa Yerobowamu, kuko babonaga ko nta mahoro, nta byiringiro, nta gisubizo bazabona kuri uyu mwuzukuru wa Dawidi, Rehobowamu. Ngo bamaze kugenda, Imana imusigira imiryango ibiri, Abayuda n'Ababenyamini, nibo yayoboye. Gusa ubutegetsi bwabo bwagiye buba bwiza cyane, kuko Bayoshafati niho bagiye bayobora. Hanyuma Yerobowamu uyu nguyu nawe ubuzima bwe bubahuri cyane. Ibisomye Bibiliya usanga biba bibi cyane. Yakurikiwe na bari Abahabu, bagiye bubaka ibigirwamana bakabikorera umugore we witwaga Yezebeli. Ubuzima bwabo bwagiye bubahuri cyane, bwagiye bugora na cyane, kuko ntibagiye bumvira Imana. Ariko ijambo nashatse kuvuga ni ijambo rivuga ngo iki, ni ijambo rivuga ngo kuyoboza Imana inzira. Abantu ntabwo bashobora guhereza Imana agaciro ngo bayiyoboze, kandi mu by'ukuri kera niwo murage wari uhari. Kubera iki rero uyoboje inama abasaza bari mu mwuka wera w'Imana, bakubwiye ibyo bagomba gukora, urabihinyuye, ntubihaye agaciro, ahubwo wemeye abagushuka. Kubera iki wemereye abagushuka? Kuki wemereye abagushuka? Abasare baramubwiye ngo genda ubabwire ko njyewe ibyanjye bizagorana. Inama z'abantu, va mu nama z'abantu. Niki cyakubwiye ngo ujye kuyoborwa n'abantu? Niki cyatumye ujya kugisha inama abantu? Abantu baragushutse, abantu barakuyobeje. Inshuti yanjye, abantu barakuyobeje. Reba aho bakugejeje, reba ubuzima urimo uyu munsi, reba intebe yawe ugiye kuyamburwa hejuru yo kutagirwa inama,
reba mu by'ukuri umutsima ukuweho hejuru yo kutagirwa inama. Abantu barakubwira ngo haguruka usenge, ukirukanka ukajya mu bapfumu, niho wabonye ubuzima, niho wabonye imibereho. Va mu nama z'abantu, kuko abantu nta kindi bari bugukorere uretse ko bari bugushuke bakaguteranya n'Imana. Niba ushaka kugira ngo ubuzima bwawe bube buzima, niba ushaka ko ukorana n'Imana, yoboza Imana inzira. Tarashara mene fobrere, yoboza Imana inzira. Umuntu ushaka kugira ngo ubuzima bwe bukomere akwiye kuyoboza Imana inzira. Ibuka aho mwahuriye nayo, ibuka cyagihe, wibuke ko ijwi ry'Imana ryari ryavuze. Kuki witaye ku byo abantu barimo kukubwira? Kuki wowe ubwawe utagize ubwenge, utari gukondora imitekerereze yawe ngo wumve ko abantu bagushuka? Va mu nama z'abantu, yoboza Imana inzira. Imana bari yigisha inama. Nimara kukugira inama, ibyiri bukubwire biraza kuza kukubera. Yabwiye Dawidi iramubwira ngo genda utere. Haleluya. Kubera ko Imana yari yavuze, kandi iyo yavuze ntiyisubiraho. Iyo yavuze ibintu byose bigenda neza. Dawidi urugamba rwiwe ruba rwiza cyane. Ariko Rehobowamu umwuzukuru we agishije inama abasore. None abasore baramushuka. Ntushaka bakugira inama nzira. Igihe cyose wowe ushaka bagushuka, kandi iyo bamaze kugushuka ibyawe biba bibi cyane. Dore ubuzima urimo, barakubwiye ngo uriya muhungu ngo ntabwo akwiye kuzakurongora ngo kuko ari umukene. None washatse ku muhungu w'umukire, none aragutagangaje. Divorce zabaye divorce, ubuzima bwawe bwabaye bubi cyane. Ntabwo uri kureba ikintu wishyizemo icyo ari cyo. Uriya mukobwa ngo ntabwo ngiye ngo namurongora ngo kuko igihe cyose ngo mbamuriya ngo yatwawe n'ibintu by'uburokore, ibintu by'uburokore ngo nibyo byamutwaye. Mbese abarokore niyo bakunyuzeho wumva ushaka gucira, ntabwo bumva. Ariko igihe kizagera wumve ko ari ngombwa ko abarokore ugomba kubaha agaciro. Erega umurokore ntawe uzamuhungira, umurokore ntawe ushobora kumuhungira. Aba ni abantu batoranijwe n'Imana. Haleluya. Amina. Ni abantu bahamagawe n'Imana. Nimva y'umurokore, Bibiliya iravuga ngo igihe Asheri yaterwaga, ngo abantu barahunze, igihe bari guhunga birukanka, ngo bakubitana n'abantu bari bazanye umurambo w'umuntu wari upfuye. Ngo bamaze kubabona nabo barabikanga. Ure kunyumvira aya magambo sha, uburyo inkuru buryo byose. None ngo bamaze kubikanga, ngo abantu baravuga bati turatewe, kandi abandi barimo barahunga. Ngo bakimara kubabona, ngo babona imviranga iraho ngaho, bafata intumbi yabo umuntu wabo wapfuye, ngo bayijugunya muri cya cyobo. Kandi icyo cyobo cyari gihambwemo umurokore witwa Elisa. Haleluya. Elisa ngo akimara kumva umupagani wamuguye hejuru, aravuga ngo sinjya mbana n'abantu badakijijwe, sinjya mbana n'abapagani, ntituzigera tunabana n'undi munsi. Ngo umwuka wera w'imbaraga, haleluya, ngo ava muri Elisa, ngo mwanya ngo umubiri wa muntu wongera ugarukamo umwuka muzima. Ngo ahita arabaranduka, ngo asohoka yirukanka. Ngo asohotse yirukanka, babandi bamubonye bati ni umuzimu. Ariko burya mu by'ukuri yari yahuye n'imbaraga z'umurokore. Yesu ashimwe cyane. Umurokore ntashobora kubana n'abapagani. Niyo mwicaranye, niyo mugendana, igihe cyose uzajya ugira ubwoba, kuko harimo izindi mbaraga zidasanzwe. Muri we harimo izindi mbaraga. Yesu yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Niba udashaka ukuri, banza ufate Yesu umuhanda. Ariko niba ushaka ukuri, Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ukuri uzaguhungira hehe? Ukuri uzagucikira he? Reka wumve ukuri, kuko Imana irashaka kukubwiza ukuri. Niba ukwiye gutera, tera. Niba udakwiriye gutera, rorera. Emera icyo Imana yagize gute, yagutegetse. Wagiye gucuruza, business yawe wagiyemo, urabona izaguhesha amahoro cyangwa izagukururira ubusambanyi? Yireke, gendana n'Imana. Icyo Imana ishaka kugira gute, gushaka gukora, ikizahesha Imana icyubahiro, icyo ni Imana ishaka. Haleluya. Ubwo buzima bwawe uri kwinjiramo ni ubuzima buzahesha Imana icyerekezo, cyangwa urwo rugendo rwawe uri kujyamo ruzahesha Imana icyubahiro? Niba hatari mu icyubahiro cy'Imana, full stop, ibyo birahagaze. Kuko icyo Imana iri gushaka n'ubugingo. Imana ntabwo ishaka ngo yandagare, bishobora kuguhomba. Haleluya. Amina. Umunsi Aburahamu yari ashaje, ngo yaragiye aricara, ahamagara umugaragu we witwa Eliyezeri. Aramubwira ati rero Eliyezeri, dore njyewe ndashaje, ariko ntabwo nshaka ko umuhungu wanjye Isaka azarongora muri kino gihugu, mu bakobwa bo muri iki gihugu. Ndashaka ko uzagenda ukajya gusabira umuhungu wanjye umugeni aho naturutse. Eliyezeri aramubwira ati none ntazamubona? Ati ntabwo uzaba wafashwe n'indahiro ngiye kukurahiza. Eliyezeri bamurahiza indahiro, arangije aragenda. Ngo ajya aho Aburahamu yakoze iki, yavukiye. Ngo akimara kuhagera,
ngo agera ahantu hari iriba rifukuye ririmo amazi meza, ngo ageze kwa ririya riba, haleluya, icyo wamenyereye, ubuzima wamenyereye aba ari bwo buzima uzagumana, ubuzima bwo kuyoboza Imana, ubuzima wasanganye so, ubuzima wasanganye nyoko, ubuzima wakuriyemo bwo kuyoboza Imana aba ari bwo buzima uzagumamo, kuko ari Yezari yabaga mu rugo rw'umukiranutsi, kandi umukiranutsi witwa Aburahamu yagendanaga n'Imana, yayobozaga Imana. Ngo Yezari aravuga nti rero Uwiteka uri Imana ibana na databuja Aburahamu, none nanjye ngiye kukuyoboza. Amen. Ngiye kukuyoboza, ndakwinginze dore mpagaze mbagaze muri uyu mudugudu, aha ngaha abakobwa bamanutse baza kuvoma, njeri kuri kano kagezi, ndakwinginze umukobwa uri bumanuke akavoma amazi hano muri iri riba, nkamubwira ngo mpa kuri ayo mazi yawe nyweho, ngo akibwiriza mu mutima we ntabimusabye, akibwiriza ngo nywaho kandi ngiye kuhira n'indogobe zawe zeguke, ngo ndamenya kare watoranije umugaragu wawe Isaka, haleluya. Ngo akimara gusenga gutyo, ngo Imana yumva gusenga kwiwe, ngo irangije imuhereza ikimenyetso gifatika, ngo ako kamwanya abakobwa bo mu mudugudu ngo bari batangiye kumanuka kuvoma, ngo ariko biravuga ngo hamanuka umukobwa witwa Rebeka w'uburanga, ngo akimara kumanuka aravoma, ngo amaze kuvoma Yezari arihuta aramutangira, aramubwira ngo ndakwingize mpereza kuri ayo mazi yawe nyweho. Rebeka aramubwira ngo nywaho, biravuga ngo atenga amatira vuba ikibindi aramuhereza nywaho, ngo akimara kumuhereza ayo mazi, noneho ikimenyetso yari yasabye gikomeye cyari icyuko yagombaga kuhira n'indogobe zikeguka, kandi indogobe 10 bari bajyanye kugira ngo zimwe zihage. Nawe ubare inka ishonje ifite inyota ikeneye kunywa amazi angana iki? Injerekani yagombaga kuvoma amajerekani arenga 10 kugira ngo za ndogobe zikore iki? Zimwe zihembuke. Icyo ni ikimenyetso gikomeye yari yasabye kandi cy'imbaraga muri uwo mugoroba. Ngo maze Rebeka aramanuka, haleluya, ngo ajya muri ryariba, ngo aravoma, amaze kuvoma ngo avomera indogobe ziranywa, zimaze guhaga ngo zireguka. Umugabo witwa Yezari ngo yari yamwitaruye, ngo amwitegeye cyane ari kureba uburyo ngo Imana yahaye urugendo rw'ihirwe. Arangije aravuga ngo Uwiteka mpaye ikimenyetso gifatika, haleluya, icyo nasabye Imana irakimpaye, inyoboye inzira uko nayifuzaga. Ngo aragaruka aramubaza ngo wa mukobwa uri mwene nde? Ngo ndi mwene mituweli wo kwa Miruka, ngo musaza wanjye yitwa Labani. Oh haleluya, ngo musaza wanjye yitwa Labani. Aramubaza ngo none ngo iwanyu mufite ahantu mushobora kuducumbikira naho indogobe zacu zacumbika? Aramubwira ngo nta kibazo gihari, icumbi rigize gute? Rirahari. Ngo atangira kumukatira impeta z'inzahabu. Imana ishimwe. Iyi Imana yaguhaye ikimenyetso, iyi Imana yakuyoboye inzira, ibintu byose bigenda neza, ibintu byose byishiramo, ibintu byose ntibikuvuna. Saba Imana ikimenyetso mu nzira uri kujyamo, banza saba Imana ikimenyetso ibyo uri kwenda gukora, banza uyoboze Imana inzira. Imana nimara kuguhereza inzira, umenye ngo urimo uragendana nayo, umenye ngo ugiye gukorana nayo, umenye ngo ibyo ugiye gukora byose biragenda neza. Urwo rugendo rwawe uzashikayo amahoro, nunagerayo uzakora neza. Igitumye ibintu bikunaniye bakaba bashaka no kugupakiza indege ngo bakugarure, nuko wagiye nta bimenyetso. Ariko uyu munsi ngaho reka twongere dusenge, dusaba Imana, tuyinginge. We wakoze ubuswa, wagize uburangare, ariko noneho aho ngaho uri, ngwino twongere dusenge, tujye ku mavi, tuyibwire uti tubabarire, twakoze ubuswa, ntabwo twakuyoboje, ariko noneho turakwingize ngo tugirire imbabazi. Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu Kristo aracyariho, haleluya, arakugirira imbabazi, aguhereza imbaraga kubera kuhindukiye. Humura, turi ku ntebe, twicaye mu bwami bwa Kristo Yesu. Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi, arakugirira neza. Mbese urarwaye, uburwayi bwawe bwarakunaniye, uri muribaza aho uri bujye kwivuriza, wagiye kwa muganga biranga, ujya no mu bapfumu biranga, watumije n'abanyamasengesho benshi biranga, ariko uyu munsi uri muribaza icyo ugomba gukora. Ngwino twongere, haracyari hakandi gahe, ngwino twongere dufate igihe, dusaba Imana inzira, tuyibaze icyo ugomba gukora. Mbese no kwiyeza ugataha cyangwa haracyariho gukorera Imana? Reka twongere tubaze Imana. Tutala chala mane pobreria, haracyari igihe, ubwo gihumeka gusa birahagije. Inshuti yanjye reka kwiheba, inshuti yanjye reka kwiganyira, ngwino twongere tujye ku mavi tubaze Imana. Nitumara kubaza Imana, Imana iradusobanurira igikwiriye gukorwa, noneho abari tugenderaho. Inzira zawe zose yoboza Imana. Akazi kakunaniye, mbese barashaka kukwirukana, reka twongere tubaze Imana. Niki cyanze? Dukora iki? Duhindura iki?
wino twongere tubaza Imana. Mbese urashaka akazi, wagezeyo biranga, bari bakubwiye ngo ngwino nta kibazo gihari, ariko ugezeyo ushatse akazi urakabuze, kandi abantu barakubwiye ngo ngwino nta kibazo gihari uzakora, kubera ko abantu bakubwiye wihutira abantu, none ugezeyo biranze. Hamagara Imana, ngwino duhamagara Imana, ngwino twongere tubaza Imana. Nitumara guhamagara Imana tuyibaze ikikwiriye gukorwa hamwe n'imbaraga z'Imana, Imana iragushyiriraho umurongo, Imana iragushyiriraho ubuzima. Abana bawe bariga kandi ubuzima bwawe buye buzima. Urashaka kubaza Imana, urashaka kuyoboza Imana, ngwino tugufashe. Nimero yanjye ya telefone, hamagara kuri nimero 07 95 200 364 07 200 364. Mpamagara, twicare dupfukame twiherere tubaze Imana, dusenge Imana tuyibaze. Imana ntabwo irabura kudusobanurira ibyo bibazo ufite. Twizeye neza ko Imana ikorera muri twebwe kandi iraza kuza gukora igitangaza mu izina rya Yesu Kristo watanzwe ku musaraba igorogota. Murakoze cyane mwe mwadukurikiye, twari kumwe. Nimba utarakora subscribe, kandi ikiganiro cyoherereze n'abandi kugira ngo babashe kukibona. Ni ikiganiro gikozwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2024. Kirakugeraho rwose cyane kandi ukohereza n'abandi bose. Mukozi w'Imana, reka tugushimire. Murakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo usabire umugisha abantu badukurikiye kandi natwe tugushimire. Turagushimiye Mana yacu, turagushimiye kuko uhereye kera kose ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ni wowe tuyobora inzira. Ijambo ryawe rivuga ngo mbere na mbere Imana, reka tukugire uwa mbere, restofe bresta ya sans semaine controle. Reka tukugire uwa mbere kugira ngo uyobore ibitekerezo byacu, uyobore imyibwirire, uyobore imyifatire, uyobore imirimo dukora. Uwiteka tukugize uwa mbere muri byose. Dusengeye abantu bose batwumvise, abarwaye ubagirire neza ubakize, abababaye ubahereze imbabazi zawe kubw'ubuntu mu izina rya Yesu. Ababuze ibyiringiro ubagarure mu ibyiringiro kugira ngo barusheho kukumenya no kugusobanukirwa. Dusengeye umugaragu wa Pascal, mugire neza kandi umwiteho, umwambike imbaraga, umushoboze kandi umuhereze mu izina rya Yesu guhora igihe cyose akuyoboza inzira, kugira ngo ubuzima bwe butungane kandi agire igikundiro ku bantu mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane.